Yowe bogari, yowe bogari. Ni bogari muri ya gahunda yacu ya back to X gusubiranya abakunzi. Ufata imitima yatanye nkayihuza. Cyanarira ni cyatewe na Satani nawe ibyatewe n'abantu mi as bogars the content creator ndabasubiranya. Enzi okay n'umuntu we utanywa inzoga urumva Uri kazizi uriyaka. oya si cyane ariko nyine we kuri we ntabwo yabikundaga ya noneho rero ntabwo yarabizi nanjye ntabwo nari nsanzwe mbikora gusa haza kubaho nyine kwa kundi uba uri kumwe n'abantu bakazinywa kandi basanzwe bazinywa cyangwa ufite inshuti zawe zizinywa biza kugenda gutyo nyine nanjye nikanga nazinyweye aje kubimenya aravuga no ntabwo nakunda ibyo bintu ko wowe wabuza ubikora deni rero iyo ni impamvu ya mbere Muri make wowe wankaguya inzoga watazinywa X wawe nawe aravuga ati ntabwo nakundana n'umubebi unywa inzoga inzoga arizo ziba dufa abebe sinzi nyine to uko byagenze dore ko tujya gukora yakubwiye ko nanywa inzoga ko byagenze yego warabimbwiye birangije yaje kubaza icyo inzoga urambwira ngo urabimisha kandi ibyo nyine mbirenza amaso sinagira ikindi nongera kubivugaho yego noneho bifotora si ongera gato zigihe yowe bogari, yowe bogari. Ni bogari muri ya gahunda yacu ya back to X gusubiranya abakunzi. Ufata imitima yatanye nkayihuza. Cyanarira ni cyatewe na Satani nawe ibyatewe n'abantu mi as bogars the content creator ndabasubiranya. Kumwe nande mfasha. hey Man njye ndarahiye niwe wa mbere mwiza mu ntara. Ndabeshye. oya ntabwo ubeshye nibyo tudatinze witwa nde? amazina yanjye nitwa Mulisa Shakira ya wa mbere he mu ntara Kayonza sijya natinyuka ati mu gihugu yaho ntago wiyizeye oya ndiyizeye pe ndiyizeye ya Shakira waje se muri back to X kubera iki? ni ibintu byinshi nagiye muriramo nabyo ruhura umutima it's long story pe yo ruhura long story uyifashe ubuvuga yego vuga long story ya ukuntu rero sinzi uburyo ki nabivugamo gusa nyine it's a long story ex wanjye hari boro nyinshi twacanyemo ngo ex hari boro nyinshi mwacanyemo byagenze ute? ni umutipe twakundanaga ankunda nanjye mukunda maybe ntabwo ari ngombwa ko namuvuga izina ngombwa tumwite Jean Claude gusa nyine naramukundaga nawe ankunda urabizi ku bantu bakundana hari utuboro twinshi bagenda bahura natwo nyine batumvikanaho gusa nyine 100% nari mbizi neza akankunda kandi nanjye nkaba mukunda then rero ukuntu byaje kugenda nyine naje kuba hari utuntu nyine nakora we atigeze akunda nyine that's why ubu ngubu ndimo kuvuga ko ari ex wanjye kuko twarashwanye kandi ibyo twashwanyemo nyine cyangwa ibyo twapfuye byari my fault byari amakosa yanjye nayo nakoze nyine ninde wanze ndise Shake okay sinzi uko nabivuga gusa nyine ukuntu byagenze nyine ibyo nayo nakoze byatumye nyine tuvuga ngo reka to breaking up nyine kubw'impamvu nyine zabaye ntitwabyumvikana both sides tubona gutandukana nawe akatiye undi nyine mwarahuye ati tubisoza bitewe nuko we ibyo amakosa yanjye ari njye wari wayakoze we yarambwiye ntabwo mbikunze ntabwo ari byiza kuba wowe wabikora nyine then ahita avuga ati hoya niba ari uko nguko nyine bigiye kugenda ntabwo naba nshoboye kuba nakundana nawe then rero biza kugenda gutyo abivuze nyine nanjye mpita giving up nyine ndavuga okay nta kibazo tubisoze nta kibazo muri make yaragukatiye niko nabivuga gusa nyine nanjye nyine naje kubona ko ariko bigomba kugenda ndavuga
ni ikosa narikoze kandi nta kundi reka to breaking up nyine. Kuna abasheri babuze barakwanze njye mbona uri uwa mbere. Oya Sinzi ko n'ibyuki byango. oya namubwire byari Nyine we mwarahuye ati ibintu nyine wapi nyine tu break up. to breaking up. Yeah, that's why rero nyine navuga ko ari ex wanje. Nutuye tuntu tuvuge tuvuge nutuye mbwiramo nka tubiri humura nuvuge byose tubiri tw'ingenzi. Tw'ingenzi okay, ni umuntu we utanywa inzoga urumva. Uri kazizi uriya ka. Oya si cyane ariko nyine we kuri we ntabwo yabikundaga. Ya noneho rero ntabwo yari abizi, nanjye ntabwo nari nsanzwe mbikora, gusa haza kubaho nyine kwa kundi uba uri kumwe n'abantu bakazinywa kandi basanzwe bazinywa cyangwa ufite inshuti zawe zizinywa, then biza kugenda gutyo nyine nanjye nikanga nazinyweye. Aje kubimenya aravuga no ntabwo nakunda ibyo bintu ko wowe wabuza ubikora. Then rero iyo ni impamvu ya mbere. Muri make wowe wankaguya inzoga watazinywa ex wawe nawe aravuga ati ntabwo nakundana n'umubebi unywa inzoga. Inzoga arizo ziba dufa. Abebe sinzi nyine to Waga cyane tugasinda. ya ntabwo ari cyane biri too much, ahubwo we nyine nuko yumvishije ko nabikoze natangiye kubikora aravuga ati n'ikindi gihe ugiye kujya uzinywa ubikore cyane rero. Yeah. Ex wawe wifuje kutamuvuga amazina. Yeah, ntabwo namuvuga. None se ikindi kibazo wavuze utuntu tubira kandi nakahe nakurikiye kandi ntumbwire ngo urakibagiwe kivuge. Ikindi nuko nyine yashakaga nyine ko dushobora kuba twabana. Ufite imyaka ingahe mani? I'm still young, ndacyari mutoya. 19 ubu ngubu ngiye kuyuzuza. 19 ni mike. Ni mikeya kandi we yari umuntu uri serious. Yifuzaga kugushaka. Ya uri serious. Muri make icyo gihe wari unarib kuko ugiye kuyuzuza. Oya ubwo nta kibazo, kandi we yari umuntu undutaho kubuntu uri serious. Yandaye ndavuga ntabwo byapfa gukunda, hari ibyo nateganyije kuba nakora. Yifuze kugushaka. Ya iyo iza kuba ari impamvu rero aravuga ati niba bitabaye warabyanze ati ngiyewe ubundi se ubwiwe n'iki ko ari wowe naremewe. Afite amafaranga arayafite. Ya imodoka arayifite. Arayifite nawe uranarenze ufite ijoro ufite imodoka imyaka ya 19. ndamufite uzajya kugira 25 ufite indege. Aho ngaho rero niho mba nshaka kugira ngo mve hasi nzamuka hejuru mu ntera. Udafite n'igare? Udafite igare ubu se yaza. Nanjye mfite kuteri gusa. Oya ntabwo byakunda. Waba ufite imodoka yarakwanze? Twaratandukanye kubw'impamvu nyine. Noneho back to ex fashion dinera nyengeye no mu bakire. Barabyemera umukire aranadufata. Ni gutyo bimeze to. Noneho muri make wowe tipe noneho impamvu mwatumye ishwana ya danje yagusabye ko mwabana uri umwana ukiri muto. We yarabishakaga kandi numvaga hari ibyo ngomba kubanza gukora. Witeguye kumushakira ukamubyarira nka ryari? Byagorana. Oya nzabikora gusa nyine nimbanza kubanza gucivinga goals nihaye. Maybe bizaba nka goal zawe imwe se gushaka umugabo ufite imodoka. Goals zanjye ngomba kubanza gukora, ngomba kubanza gusoza kwiga nkakora nkabona amafaranga ari kuri njye biturutseho. Kangahe? Mu wa 6. Yajyanye ariko kuko urumva yaraguteganyirije we ntabwo uziruha ngo usebagura mu mihanda. Oya nje nshaka kugira ngo nzabanze nkore job mbone amafaranga yanjye bwite ataturetse ku muhungu. Wumva byoroshye se ukiga? Oya ndabizi neza ko bikomeye kandi mfite kubikora kandi mfite impamvu nyinshi. Mfite impamvu ntabwo nabura job, ntabwo nabura. Make wowe urabanza nubwo mukunda ati mfite goals nyinshi ndagukunda kandi naho ngiye kujya tugerageze turindire. Bagase mwakingiranwa nko ufite ingahe? Shana nkubwire wenda nje aho ndimo kukubwira goals zanjye zizaba zisoje nyine numva nazikoze.
aho ngaho niho nzi wenda nzavuga ngo ngiye gufata umurongo wo kuba nakitwa ko mbaye umumama cyangwa se mbaye married. Yeah. Ubwo muri make ikintu mwapfuye cya mbere ni ugusinda. Ikindi kuba nyine waranze gushyingiranwa ngo uri umwana. I was still young kandi hari ibintu ngomba kubanza gusoza gukora, that's why. Uramuhamagara umusaba izihe mbabazi? Imbabazi se? Urumva ni back to your ex, ushaka gusubirana na ex wawe. Yeah, ndanamukunda cyane arabizi nubwo ari umu ex wanjye, gusa nyine uramusaba imbabazi umubwira ko noneho wemeye ko mushakana unavuye ku nzoga. Ubu ngubu se? Ubu ngubu ubwo ntago nawe ubu ngubu ikintu nabanza kuba navugaho nuko nyine ibyo nyine yumva nyine kuri we, yumva kuri njyewe ko bitapfa gushoboka byose nabireka, gusa nkabanza nkasoza n'inzoga. Ndakeka neza ko ari ikintu umuntu ava akakireka nyine tu. Yeah. Ni make katumuhamagare noneho bimubwire. Gufasha itakurushya. Muhamagare. Mbega ubwoba. Hello? Umeze dese? Sha, musaba akantu se? Wamenye se ubundi? Ni Shakira. Numva gutari bunyitabe, that's why rero nkoresheje nimero y'undi muntu. ntacyo bitwaye. Meze neza. Wose wari umeze ute? None se nyine ubu tuvugana njye ndi kuri kamera, then rero nyine bari bambajije nyine ikintu twapfuye njye nawe, so rero nyine nari maze kukibabwira, barambwiye nyine ngombe nkuhamagare nyine ngusabe imbabazi ku buryo twakongera tugasubirana. Igihe cyo twapfuye ndakizi. none se yagukundana nakubwiye ko nanywa inzoga. Yewe nakubwiye ko nanywa inzoga tujya gukundana, ko byagenze. Yego. Ndangije ndabikubaza nawe uramakanira nyine, urambeshe nyine mbwira ko nawe utanywa inzoga. Yego, vuga cyane ntabwo ndimo kumva neza. Yewe uko byagenze mbere yuko tujya gukundana nakubwiye ko nanywa inzoga, ko byagenze. Yego, warabimbwiye. Birangije ndabikubaza ati iyo unywa inzoga urambwira ngo urabimisha kandi uzima. Ibyo nyine mbirenza amaso sinagira ikindi nongera kubivugaho. Yego. Noneho nisaba ko twabana. Yego. Nibika buri kimwe nari mfite ko twabana nkagutunga nyine. Yego. Urabyanga urambwira ukagira impamvu zidafatika, ntabwo ari ngombwa kuzikuramo. Wamaze impamvu zawe numva neza nyine zidafatika. Yego, ndabyumva. Ahubwo nyine urabizi neza ibintu twapfuye nyine nari mbizi ko utabikunda, gusa nyine ugomba kumenya nyine yuko njyewe nyigukunda, that's why nari ngusabye imbabazi kugira ngo nyine basi ubashe kuba wambabarira mu mutima wawe kandi nanjye nkabohoka, kuko n'ubundi igihe giciyeho ni kinini. Gusa nyine numvaga nanone nk'uko niba ubizi neza ko wankundaga kandi nanjye I believe ko wankundaga na cyane, so rero numvaga nyine iyo ngiyo izo ni impamvu zumvikana, gusa nanone numva ko ari ikintu gishobora kuba cyahinduka tukaba twasubirana. Yewe nese hari haciyemo n'amezi abiri cyangwa ibyisho tutanavugana, amezi abiri n'arindwi. Yego. Noneho kandi
ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu umuntu ahita atekereza kuko biri mu nzira naramukundaga se naranabikoreye ntabwo umuntu ufite kugira umupira ngo sha mubashe please ndakwinginze pe nubwo nari maze igihe nakuvugisha gusa urabizi neza ko hari igihe sometimes ngenda nkagutesitingira nkwandikira SMS ko mba numva ko nyine ndi ashamed ku byo nakoze ntacyo bitwaye kandi nawe ndabizi neza ko wankundaga please ndabizi neza ko nta n'uwundi muntu ugifite niyo waba umufite n'uri aho ndabizi neza ko utamukunda nk'uko wankundaga ntacyo bitwaye nyine uzi ko mpamagara nta kibazo kibazo base urambabariye basi no kuri kamera mbwiza ukuri nyine ndakuvugisha niyo naba nyivaho ndi bukuvugishe pe please basi mbabarira oh merci thanks baby kabisa Mwah, merci tujye kumpamagara kuri fone yawe tuvugane wow bankoreye n'umuti nyine numvaga nazi ukuntu nshobora nabitekerezaga gusa numvaga nazi ukuntu nshobora kuzagusabamo imbabazi kandi urakoze kuba utanansebeje ntacyo bitwaye uzi ko mvugisha narindi mu kazi wari mu kazi okay nta kibazo sawa nawe wiyiteho kandi ndagukunda oh thanks ye igaba yibaraguza ntago yakanga indege nkawe uba urishimye ubwo ndishimye ndumva meze neza banyita Bogar Cedric gahunda ni back to your ex gusubiranya agakunze umutima wakanga ni ibyatewe na satani naho ibyatewe n'abantu mi as Bogar the content creator nzabasubiranya zijya tumaze dukundana ni kinini cyane kandi biragoye kugira ngo nyine umuntu mumaze igihe mukundana mushwane nyine mumaze igihe kinini mukundana muhite mushwana gutyo biba bigoranye ubutaha nta kwanga mwana natwe tuzaba twarakize dufite indege kebo muzaba muyifite uzaba ufite job irenze powa Bogar subscribe Bogar follow Bogar Cedric bizaza